Neva noneho yikoreye umusaraba. Neva yikoreye umusaraba byari byanyabyo atari imisaraba nyine yindi y'ibibazo by'abaturage b'u Burundi yikoreye n'ubundi asanzwe yikoreye. Noneho physically tangible. Noneho Neva yikoreye umusaraba ku mugaragaro izuba riva. Urumva? Yikoreye umusaraba. Iyi ni Big Grace TV, njye ndi Marie Grace Bagambake. Kora subscribe wowe utarayikora, ukandi no kuri iyo nzogera, nukuvuga kanda aho handitse subscribe. Ukandi no kuri iyo nzogera ni notification uzajya uhita ubona uko dushyizeho video kuri Big Grace TV. Nta video y'icyuka dukora muzicuza kuza mu muryango mugari wa Big Grace TV. Kuba kuri ino si ngufashanya, urakoze kumfata akaboko. Iyi ni nkunga ngukeneyeho niyo kujya ureba video ikarangira. YouTube bikeneye watch time. Igihe mwamaze muri ibintu byacu nabyo birakenewe mudufashije. Ujye ukanda aho handitse ahari akaganza utulayikinge unasharinge content twakoze igihe ikunyuze kugira ngo n'abandi ubwenge bubagereho kuko dukora video z'ubwenge hano kuri Big Grace TV. Uravuze uti rero kagira inkuru Marigram. Noneho abakristo bose cyane cyane abakristo gatolika ariko abakristo bose muri rusange turi mu gihe cya Pasika, gupfa, guhambwa no kuzuka kwa Kristo. Mu by'ukuri abakristo bose ipfundo ry'ukwemera kwa gikristo kuri Pasika nipfa izuka rya Kristo. Iyo Yesu apfa ntazuka aba yarabaye nk'abandi bose, ariko Yesu yarapfuye kubera ibyaha byacu, imigogoro yacu, kabutindi zacu zose zimujyana ku musaraba. Aravuga ati birarangiye. Harangiye ibyo tubonesha amaso n'ibyo tutabonesha amaso, kuko yagiye ikuzimu yaka Satani ifunguzo akingura abera bari bakingiranywe n'ibyawe byose byarafunguwe, yamwata ifunguzo. Ni ukuvuga ngo kuzuka kwa Kristo ni ryo pfundo ry'ukwemera gikristo. Mu by'ukuri abantu baserebretinga Pasika ikwiye guserebretingwa cyane ibintu bifatika no ku mubiri, kuri roho n'ivuka rya Yesu. Kuko Yesu none yemera kuvuka nk'umuntu, kuza muri ino saka yibabarizwamo, iyo byanga haba harahiye. Ubwo rero yaba Noheli yaba Pasika ni iminsi ikomeye cyane mu kwemera kwa gikristo. Noneho rero abakristo bari mu bihe bya Pasika, ipfa izuka rya Kristo. Haba Kristo gatolika, ubwo na Neva rero, ubwo ndi kuvuga Neva ntimumwumva ari inde, ariko ni Neva ni Ndayishimiye Evariste, nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, yifatanije n'abakristo gatolika b'abarundi mu nzira y'umusaraba. Yemeye afata umusaraba, abajya imbere baramukurikira haherewe kuba mu muryango. Yikorera umusaraba, baba bakora ibyo bita inzira y'umusaraba, we n'umuryango we n'abandi bakristo gatolika bo mu Burundi. Evariste Ndayishimiye arabara imbere n'umusaraba ubajwe mu giti, ariko yarabikoreye ku rutugu rwe. Ubwo bifite icyo bivuze, ariko nanjye kukubwira ko none Evariste yikoreye umusaraba physique ufatika ku mugaragaro, yifatanije n'abakristo gatolika bo mu idini ya gatolika bizihiza inzira y'umusaraba, inzira y'ububabare bwa Kristo. Abari ku wa gatanu mutagatifu rero ni inzira y'ububabare bwa Yezu, hahandi hose yanyuze, umucunguzi w'abantu. Ya nzira yose yanyuze yo gukubitwa, yo gushinyagurirwa, yo kwambika ubusa, yo kugira gute, guhekeshwa umusaraba agiye kubambwaho. Evariste Ndayishimiye rero nawe yifatanije n'abakristo be kubabarana na Kristo Yezu aheka umusaraba physique. Bamujya inyuma baririmba bavuga ishapure y'ububabare nk'uko babikora abakristo gatolika, nawe yarabarimo. Kwikorera uyu musaraba ni ukuwuha agaciro, ni ukuzirikana uko byagenze umusaraba Kristo yabambweho. Nta muntu wikorera umusaraba ubambyeho Kristo, kuko Yesu ntabwo akiri ku musaraba, ahubwo yarazutse, yavuye mu bapfuye. Umusaraba yawuvanyweho, arashyingurwa, arahambwa. Abajya babasha kujyayo barahabona ahantu yahambwe, Igorogota aho yabambiwe haragaragara, harasurwa, ariko yarazutse. Kuko niko iyo niyo mpamvu y'ukwemera kwa gikristo, ko Yesu yazutse natwe tuzazuka. Tuzazukira impamvu ebyiri, ariko tuzazukira guhemberwa ibyiza twakoze no kuzukira guhanwa niba hari ibibi twakoze. Ariko Kristo yarazutse, niryo pfundo ry'ukwemera kwacu, kwemera kwa Kiliziya Gatolika by'umwihariko, ariko kwemera kw'abemera Kristo bose bemera izuka.
inzira y'umusaraba rero yo kwifatanya na Yezu, gushushanya ububabare Kristo yanyuzemo, biba hirya no hino ku isi yose ahantu hari abemera gatolika bose. Urumva, ni imihango ikorwa ku isi yose. Na perezidanse rwose yarabitangaje ku mugaragaro official ko Perezida Ndayishimiye Evariste, nyakubahwa umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yitabiriye inzira y'umusaraba akifatanya na Yezu wababaye. Ku mbuga nkoranyambaga rero zitubaho, izi social media, iyi mihanda wa mugani, abantu babivuzeho iki? Babyakiriye gute? Babikrititse gute? Wenda ntiyabikoreye abantu, yabikoreye Imana, ariko yabikoranye n'abantu uburyo buri taje bugaragara nk'uko mubibona ku mafoto. Ariko kuri ino mihanda bavuze bate? Abenshi bamunenze, bavuga ko yagombaga kuba ari gukemura ibibazo by'abarundi, byibura ngo abashakire ibitoro. I Burundi ikibazo cyitwa esanse kimeze nabi, ngo none yibereye mu guterura imisaraba ibajwe mu biti bya greveriya. Ibyo nibyo ku mihanda bari kuvuga. Ahandi bakavuga ati Neva asanzwe n'ubundi yikoreye ibibazo byinshi by'abarundi, ntibyari ngombwa kwikorera n'igiti cya greveriya. Ubwo ndi kuvuga ibiri kuri iyi mihanda, kuri social media, kuri izi mbuga nkoranyambaga, uko iki gikorwa bacyakiriye, uko bagikrititse, uko bagikomantinzeho, uko bo bagifashe. We yabikoze nk'umwemera gatolika, nk'uwemera Kristo, nk'uwemera Yezu wapfuye akazuka, akebanza kubabazwa. Ya nzira y'ububabare niyo baba barimo, ino nzira bita inzira y'umusaraba, yemeye kwifatanya nabo. Abandi bavuze ko ari ukwicisha bugufi, ni ikimenyetso cyo kwicisha bugufi. Ariko abandi babikrititse bavuga ati ese yerekanye ko ari umugatolika? Iyo habaye umunsi w'abasilamu ko batamubonye yagiyeyo gusari, iyo habaye indi minsi mikuru yandi, ariko hari ababikrititse bavuga ngo yicishije bugufi cyangwa nawe ni umukatolike. Abandi bakabinenga bati ntabwo yari akwiye kubijyamo, yari akwiye kubyizihiza nk'umukristo gatolika, ariko atagiye nk'uko yagiye physically na family ye, akanaheka umusaraba ku bitugu bye ubajwe mu giti. Bagenda bavuga ari amasengesho, ni n'inzira ndende rwose. Inzira y'ububabare bwa Yezu ni ndende, bavuga amashapure, basenga. Ndayishimiye rero yagendaga, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi yagendaga aramya ibirango byose biba biri muri iyo gahunda y'inzira y'umusaraba, kimwe n'abandi bakristo, ari kumwe n'umuryango we. N'icyo giti nyine yagiteye ibitugu cy'umusaraba, yifatanya n'abandi rwose mu nzira y'ububabare, mu nzira y'umusaraba, bazirikana ipfa, ihambwa no kuzuka kwa Kristo, mu gusereburetinga ukuzuka kwa Kristo. Hanyuma rero kuri ino mihanda komenti zaho nge nzajya nsibagezaho. Hari abantu muba muri busy mutabona umwanya wo kujya kuri social media ngo murebe aho byabereye, aho biri kubera. Hari abavuze ngo uyu muperezida ni umunyedini cyane, ngo arabiviva. Uyu yavuze ngo nyamara uyu muntu komenti yaryo zose umuntu arazisomara. Uyu yanditse ngo nyamara uyu muntu yaravangiwe. Uyu we ngo buriya se kuwuheka birahagije, niba ashaka gukora ibyo Yezu yakoze adufashe anawubambweho. I don't know, I'm reading your comments. Uyu mugabo akunda bene gihugu be, kandi buri muyobozi w'igihugu niko abateye, arwanira abantu be. Ikindi akunda gusenga. Ni comment ndimo nsoma, then byagera ku mwanzi akitwaza inkota. Entre parenthèses, kuko umwanzi nta kindi kimuzana uretse kwica. So much respect to him as we respect our president. Comment. Perezida kweri ku musaraba uwo nundi birababaje cyane, ngo nta kwiyubaha kurimo. Niyo ni comment gusomeye. Yaranditse ngo perezida kweri ku musaraba birababaje cyane pe, niko yanditse. Nyamara afite umusaraba, kuko ikibazo cy'ibitoro ni umusaraba munini cyane, rero agomba kubitura Imana. Uyu niko yanditse. Uyu perezida nubwo muba mushaka kumusebya, ni Sebarundi, yisanisha n'ubuzima bw'abarundi busanzwe. Ntago uyaranditse ngo ntago babyita kuramya umusaraba, byitwa kuramya Yezu wabambwe akanapfira ku musaraba hifashishijwe ikimenyetso cy'umusaraba.
ngo perezida Ndayishimiye iteka yigira umurokore, ukuboko kumwe kugafata imbunda ukundi kugafata Bibiliya. Ngo ntabwo politiki ishobora kujyana n'uburokore. Muri politiki haberamo ibintu byinshi bibi Imana itubuza: ubwicanyi, inzangano, ubugambanyi, bene wanyu aribyo yise nepotisme mu entre parenthèses, ruswa and so on. Kandi ibyo byose Imana ibitubuza. Yesu yasize abujije abakristo nyakuri kwivanga muri politiki n'intambara zibera muri iyi si. Abumvira Yesu nibo bonyine bazaba mu bwami bw'Imana nk'uko Bible ibivuga. Uyu niko yanditse, ubwo niko abyumva. Uyu we aranditse ngo comment iravuga ngo urwango n'ubugome agira kurinda ubwo ajya Kongo kwifatanya na FDLR kwica abatutsi, uyu musaraba ntacyo uvuze. Iyo ni comment y'uyu muntu. Uyu no comment uyu nguyu aranditse ngo biramubereye cyane kwikorera umusaraba, ngo ahubwo abiheruka kera kandi abikora neza, ngo kandi abikora neza muri DRC niyo yamubereye. Biramubereye cyane ahubwo abiheruka kera kandi ngo abikora neza muri DRC niyo yamumereye nabi imubera umusaraba, ngo akitwaza u Rwanda, ariko ikibyihisha inyuma nuko avuga ko abo bahiga muri DRC ari nabo bari mu Rwanda. Simbyumvise. Uyu waranditse ngo byiza cyane, aha nanjye ndamwemeye noneho pe, never oya. Uyu yaranditse ngo umusaraba kweri president. Uyu yaravuze ngo iyo uheka se yambaye ikabutura atwaye n'umupanga. Ubwo ni ukuvuga iki? Ubwo izo ni comment ziba ziri kuri izi mbuga nkoranyambaga nyine hirya no hino, abantu bakomantinga ukuntu nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi yifatanije n'abaturage be mu nzira y'umusaraba muri iki gihe cya Pasika twizihiza ipfa n'izuka rya Yezu Kristo. Akaba nawe yagiye mu nzira y'umusaraba nk'abandi bose nyine, ndetse igiti cy'umusaraba gitera ibitugu nk'uko muri kubibona kuri ano mafoto. Yifatanya n'abakristo gatolika mu nzira y'umusaraba. Rwa rugendo bari na rurerure mane, ni ibintu nimubifate minenembwe, ariko ngewe uko mbona ko tubibona hano kuri Big Grace TV, ibintu by'ukwemera biba ari by'ukwemera kandi biba biri deep, biba biri profond. Ku mbuga nkoranyambaga kuri no mihanda nyine abantu barivugira, ururimi rwabo runyereye rutanyereye ubivuze babipanze, ariko ibintu by'ukwemera nyine ni ukwemera. Nta muntu uba ukwiye kuzizwa uko yemera, ibintu yemera arabyemera, nawe ufite ibyo wemera niba nta nabyo, ariko ntabwo bikwiye kwihuta guhita upinga ibintu bigira ukuntu ntazi. Ariko nawe niba ari umukristo gatolika, njyewe ndumva kuza nawe mu nzira y'umusaraba yahamya kwemera kwe gatolika. Ariko niba kwari kwifatanya n'abakristo gatolika nk'abaturage bayoboye, ubwo ubutaha n'abandi azajya yifatanya nabo, n'abasilamu nibagira iminsi mikuru ayijyemo, abarokore nibagira iminsi mikuru ayijyemo, n'abandi bose nibagira iminsi mikuru ayijyemo. Ubwo ngubwo niko bazajya babipanga. Ariko niba ari umugatolika akaba yaje mu nzira y'umusaraba nk'abandi, njye nta kintu mbibonamo kirenze, ni ukwemera kwe, kandi n'ahandi hose ku isi byabaye. Uyu ni umuhango uba hirya no hino ku isi. Nta gihugu na kimwe kirimo abemera gatolika batajya bakora iyi nzira y'umusaraba muri ibi bihe bya Pasika turimo. Yatwaye umusaraba nk'uko n'ahari ushobora kubona n'ahandi bawutwaye, hari n'ahandi bajya barenga. Njyewe hari ibyo njya mbona kuri social media, ku bitangazamakuru binyuranye, hari n'abantu bemera kubambwa nk'uko Yesu yabambwe, hanyuma bakabakubitamo ibisumari. Ariko ubwo icyo baba bari guharanira cyo sinkizi, gusa Yesu we yari ari gucungura abantu, yikoreye ibyaha byacu kugira ngo tutazarimbukanwa nabyo tukajya mu muriro w'iteka. Ubwo bari gukora ishusho ngiro, bagahondagurwa, barangiza bakemera bakabambwa nk'uko imisumari bakubitamo, barangiza bakabavura. Gusa ntawe nzi bajya batera icumu ngo bamwice burundu, bakora ishusho ngiro, ariko kugupfa ntibigeraho. Niba hari aho bigeraho wenda mwatubwira muri comment. Abantu bafite ukuntu bizihiza nyine iminsi mikuru yabo, bafite uko babyumva, uko babyemera. Ikintu cyo kwemera ni ikintu gikomeye cyane, kitanakwiye kugibwaho impaka, kuko nta muntu wazirikiyemo undi cyangwa ngo amutegeke kujyamo muri ibi ngibi ye wenda yemeraga ibi. Aho wemera niho ujya iyo umaze kugira imyaka y'ubukure. Urumva abakristo gatolika gukora inzira y'umusaraba na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi Ndayishimiye Evariste nawe akagaragara ahetse umusaraba,
ntabwo nabifashe nk'ibintu bya hatari niba ari umugaturika. Niba atari umugaturika akaba yaje kwifatanya nabo nk'abaturage be, ni ibintu bya hatari, n'iby'andi madini nabyo agomba kuzajya bizamo. Niko mbyumva, niko tubyumva hano kuri Big Grace TV. Muri iki gihe cya Pasika reka ndeke gusoza ntakwifurije kugira Pasika nziza. Kristo azukire muri wowe, uzukane nawe mu by'ukuri. Kuzuka no kuva mu biburimo, mu bidatunganye urimo, ukaba mushya. Urumva, na Yesu abonekera abantu amaze kuzuka barabanje baramuyoberwa, ni ukuvuga ngo tuzukane nawe tuba bashya. Ariko reka nkugezeho wenda ngusigiye nino verse biblique igufashe muri ibi bihe bya Pasika, muri ibi bihe by'ukwemera gupfa no kuzuka kwa Kristo. Kandi ntabwo ibi bintu bikwiye kuturanga kuri ino tariki gusa iba yemejwe ko ari Pasika, ahubwo Kristo akwiye kujya ahora azukira muri wowe, ugapfa ku byaha ukazuka uhinduwe. Muri Izayi 53 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5 niho ngiye kugusigira. Urumva, ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho nawe urimo, twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Umurongo wa 5 navuze dusorezaho, nyamara ibicumuro byacu n'ibyacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro twakibonye kuri we, cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana muri Izayi 53:4-5. Nuko dusoje. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake. Pasika nziza. Pasika si mu kwa 4 gusa, Pasika ihore mu buzima bwawe, uhore uzukana na Kristo, upfe ku bibi uzuke mu byiza. Ciao.